umugabo w'imyaka 61 w'umunyaperu yatabawe ari muzima nyuma yo kumara iminsi 95 yose ari mu nyanja yaraburiwe irengero guhera ku itariki ya 7 Ukuboza 2024. Ibikorwa byo kumushakisha bikaba byararangiye atabonetse, ariko nyuma na nyuma akaza kuboneka kandi akiri muzima. Ese ko yagiye atiteguye ko azamara iki gihe cyose, yaratunzwe n'iki mu nyanja? Ese yabonetse ate? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru ishimishije kandi inatangaje. Ariko mbere yuko twumva uko byamugendekeye uyu mugabo w'Umunyaperu, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze ureba ahantu handitse subscribe, ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene. Umugabo witwa Max Monapa yatabawe n'ubwato bwari buri mu bikorwa by'uburobyi bisanzwe. Umusanga mu birometero hafi 1094 uvuye ku nkombe, ariko yari ameze nabi kuko yari afite ikibazo gikomeye cyo kubura amaraso n'amazi bihagije mu mubiri. Ubundi umugabo Max Monapa ajya kubura ngo yari mu bwato bwo kuroba nawe yinjiriye ku cyambo cya San Juan Maricona aho muri Peru, ateganya kumara ibyumweru 2 gusa mu nyanja aroba ubundi akongera akigarukira. Ariko ibibazo by'ikirere kimeze nabi byaje gutuma atakaza icyerekezo, bimunanira kongera kugaruka ku nkombe. Akimara kubura, ubuyobozi bw'igihugu cya Peru bwateguye ibikorwa by'ubutabazi bitandukanye mu rwego rwo kumushakisha, ariko akomeza kubura. None yabonetse nyuma y'amezi asaga 3 yose. Mu marira menshi nyuma yo gutabarwa, ari hafi y'umupaka w'igihugu cya Equateur, ndetse ahuye n'umwe mu bavandimwe be witwa Painta, yagize ati: "Sinashakaga gupfa pe." Kugira ngo umugabo ashobore gukomeza kubaho muri inyanja wenyine, Max Monapa byamusabaga kurya rimwe na rimwe ibyo yabaga yashoboye kubona. Nkuko yabyivugiye, yavuze ko muri inyanja atungwaga n'inyenzi, inyoni, kandi ikintu cya nyuma yariye ngo ntakanyamasyo. Ku bijyanye no kunywa, ngo yanywaga amazi yiretse mu bwato bwe. Imvura yabitaguye akicwa n'inyota kuko atashoboraga kunywa amazi y'inyanja. Kumutabara akiri muzima birafatwa nko kuvuka kwe kwa kabiri. George Gonzalez, umuyobozi ushinzwe ibyambu aho mu gihugu cya Peru, yavuze ko umugabo akimara gutabarwa yahise ajyanwa mu bitaro, nubwo byabonekaga ko yahungabanye, ariko muri rusange ngo ameze neza kuko nibura ashobora kugenda n'amaguru ye. Umukobwa we witwa Ines yagaragaje ibyishimo atewe no kubona se yongeye kuboneka. Yagize ati: "Namuzaniye icupa ry'inzoga rya Pisco." Iryo cupa rya Pisco yamuzaniye, iki ni ikinyobwa gisembe gikorerwa muri iki gihugu cya Peru, akaba yarakizanye mu rwego rwo kumwakira. Uwo mugabo w'umurobyi Max Monapa yemeje ko yatekerezaga umuryango we bikamwongerera imbaraga zo gukomeza kubaho nubwo byari bimukomereye cyane. Yagize ati: "Natekerezaga umukobwa wanjye, ngatekereza mama wanjye, bigatuma nkomeza kwizirika ku buzima nubwo byari binkomereye." Umubyeyi w'uyu mugabo Maximo ngo yavuze ko icyizere cyo kongera kubona umwana we akiri muzima cyari cyaratangiye kuyoyoka gahoro gahoro, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa parismatch.com. Uwo mubyeyi yagize ati: "Nabwiye Imana nti yaba ari muzima cyangwa yarapfuye, uzamungarure kugira ngo nongere mubone." Gusa abakobwa banjye ntibigeze batakaza kwizera kandi ntibahwemaga kumbwira bati azagaruka mama. Uwo mubyeyi yavuze ko icyambere ari gutangira gutegura isupu yo guha Maximo ngo agarure akagufu kuko amaze igihe kinini atarya, kandi n'igifu cye cyongere kumenyera gukora neza. Nyuma bagatangira kumutekera amafunguro akunda cyane, harimo nk'inyama z'imbata n'umuceri. Ngibyo ibyo umusaza Max Monapa wamaze amezi hafi 3 yose mu nyanja abamo yiberamo, kandi ntacyo afite cyo kumutunga. Yabaga hatunzwe n'inyoni, utunyamasyo n'utundi tunyamaswa duto. Nyuma y'amezi 3 nyamara akaza gutabarwa. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze ureba ahantu handitse subscribe, ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.